ngo akira ubutabazi bw'Imana, akira kwibukwa n'Imana, akira kurengerwa n'Imana. Hari abo wagiriye neza ariko ntago ari bo bari bukwibuke, ntago ari bo bari bukwiture, ntago ari bo bari kukugarurira neza, ahubwo ineza iraza kukugarukira iturutse ku Mana yonyine. Haleluya, Imana yacu nishimwe. Ndagira ngo nkubwire ngo ibyiringiro byose aho wari ubishyize ubikureyo, uzana ibyiringiro byawe bishyire mu Mana. Ngo uhanurire wowe udukurikiranye, reka nkubwire ngo Imana iguhaye umusamariya, reka nkubwire ngo Yesu akubera umusamariya. Wa mugore we muri urwo rugo akira umusamariya, wa mugabo we muri ako kazi akira umusamariya. Imana ishimwe. Rotape fodotaya. Hari ukuntu Imana igiza ikiyambika ishusho y'umuntu ariko ari Imana ije. Hari itanze umusamariya mwiza ku Muremyi TV. Imana itanze umusamariya mwiza, Imana itanze umufiyanse mwiza. Yewe mukobwa akira umufiyanse w'umusamariya. Tapi fodotaya. Iyo umusamariya aje ntago akubaza imyaka ufite, iyo umusamariya aje ntago akubaza amazu wakodesheje uko angana, iyo umusamariya aje ntago abaririza inshuti zawe ngo mbese urakijijwe n'ukijijwe. Umva ubuhanuzi buri kumbwira ngo Yesu agiye kukugirira imbabazi kandi niwe ugiye kuba mugenzi wawe. Akira Yesu. Buriya ngo inshuti iboneka mu byago, inshuti iboneka mu byago, ariko Yesu arabonetse ku buzima bwawe. Yesu arakurengeye. Iyo kredi Yesu ayigezeho, iyo divuga seba ariko ntago uri busebe. Imana ishimwe. Haleluya. Ndabona hari abantu Imana itabaye mu ibanga. Imana ishimwe. Imana igutabaye mu ibanga. Yewe Imana igutabaye mu ibanga. Hari abantu bari bazi ko bigiye gucika, bigiye gusakuza, ariko akira gutabarwa mu ibanga. Message irambwiye ngo hari abantu badukurikiye bari bafite ibyifuzo by'akazi. Irambwiye ngo icyo kintu Imana igikoze mu buryo bwihuse, kandi Imana irambwiye ngo hari abantu, hari umuntu wari utwite udukurikiye ariko yari afite ubwoba. Amahoro y'Imana nabane namwe mwese abadukurikira ku Muremyi TV. Imana ibarinde kandi bakomeze mwebwe mwese mudukurikira, kandi turabibona ko mudukunda, natwe turabakunda. Mwebwe mwese abatuye mu Rwanda, abatuye mu majyepfo, mu majyaruguru, Burengerazuba n'Uburasirazuba, turabashuhuje. Namwe mwese abari muri Kigali turabashuhuje. Imana rero ibahe umugisha kandi barinde. Namwe murwaye Imana ibakize mu izina rya Yesu. N'abafite ibibazo Imana ibasubirize mu izina rya Yesu Kristo. Uyu munsi twabazaniye umukozi w'Imana Pastor Jackie. Ntago aribwo bwa mbere mwakiriye ku Muremyi TV, ndumva ari ubwa kabiri. Ni umukozi w'Imana, Imana yasize amavuta, aranabasengera kugira ngo muze gukira. Abarwayi mwese muzakore commentaire kuri iki kiganiro tugiye gukora. Noneho n'ubundi arabana nimero ze azajye abasengera, kuko n'umukozi w'Imana Imana yasize amavuta. Ndazi ko Imana yabimuhaye, nawe ubwe araza kubyivugira. Imana rero ibahe umugisha mwebwe mwese, mukande subscribe kugira ngo mujye mubona ibiganiro byacu dusohora igihe cyose tusohoye video. Niba mwakunze ibiganiro byacu, ijambo ry'Imana mwabikunze, mujye mudukandira subscribe, mudutera inkunga ku buryo n'abandi babasha kubibona, kuko intego yacu niyo kugira ngo abantu bakizwe bakurikira Imana, kuko nicyo gihe tugezemo cyo kugira ngo dukurikire Imana. Kuko Yesu yaravuze ngo musange aho ndi mubone ubugingo. Arongera avuga ngo ye mwarushye n'abaremerewe ngo musange ndabaruhura. Namwe rero ni twebwe yagiraga ngo icemo muze muri Kristo Yesu, Yesu abakire. Imana rero bamugisha, tubasaba umugisha. Reka tumwakire mu izina rya Yesu Kristo. Turakwakiriye mu izina rya Yesu ku Muremyi TV. Pastor Jackie, Yesu nashimwe. Yesu nashimwe cyane. Murakoze kunyakira. Mumeze muturi? Tumeze neza nukuri. Nishimiye kubana namwe kandi nifurije umugisha abantu bose badukurikiye. Imana ibahe umugisha. Muri kumubona rero ameze neza Pastor Jackie. Wa mugani ubushize twaganiriye ndi kumwe na Nepomuseni, ambwira ngo uri inzobe murasa. Ariko ngende igikara rwose, mwege abatwumva ntago ndi inzobe. Ariko muri kubona Pastor Jackie ameze neza. Ndashimira Imana. Ndashimira Imana. None se Pastor Jackie musengera mu hehe, undi muyoboye he? Umurimo w'Imana tukorera Kabeza.
ariko muri iki gihe ntabwo turi guteranira mu rusengero, ariko tugerageza guteranira kuri cano yitwa Agasambi TV, tugateranira no kuri Zoom, kubera ko buriya Imana iba ifite ubundi buryo ko byaba bimeze kose. mwabyumvishije rero ko afite na Agasambi TV, nako mujye mugasura mu gihe mwarebye, bajye badusura, bajye basura Umuremyi TV n'Agasambi bahagere, kuko twese dukorana umurimo w'Imana. intego zacu ni ugukora umurimo w'Imana kugira ngo abantu bahindukire Imana. Pastor Jackie, wenda hari akabazo nashaka kukubaza kugira ngo twinjire mu kiganiro. Murabizi muri abapasiteri, ariko buriya hari ikintu kigaragara mu madini. Bajya bavuga hari intambara ijya iba mu madini ivuga ku cya 10 n'amaturo. Ubundi icya 10 n'amaturo utagitanze cyangwa nutanga amaturo, uko bavuga ngo udatanze icya 10 n'amaturo ngo ntago azagira mu ijuru. Kandi noneho banabitanga ibyo bya 10 n'amaturo, abapasiteri cyangwa abadiyakoni cyangwa abarimu bakabirwaniramo. Ubundi wowe nk'umupasiteri, nk'umuvugabutumwa, ubibona gute? Ukuntu mbibona rero nuko icya 10 ubundi ni itegeko ry'Imana, ni itegeko ry'Imana yashyizeho, kubera ko ikimara gutoranya Abalewi bwari ubwoko bw'Imana, wari umuryango umwe mu miryango 12 y'Abisiraheli. Rero uwo muryango w'Abalewi Imana yawuhisemo kugira uzajya uhora mu rusengero, ukora imirimo yo mu rusengero. Ndetse Imana ishyiraho itegeko ry'uko Abalewi batemerewe kujya gukora ngo bajye gushakisha nk'indi miryango, ndetse ibuza Mose kuzigera abaha gakondo, kuko bo bagombaga gutungwa n'ibyo mu rusengero. Rero naho ngaho icya 10 cyaturutse, na n'uyu munsi kikaba kikivugwa, kikaba kikiriho. Rero abantu bari bakwiye gusobanukirwa yuko ari cyo kugira ngo ba bantu baba mu rusengero batubera amaso, babashe kwifashisha. Ndetse si ibyo byonyine, no muri Maraki haratubwira ngo muzane ibyo kurya mu rusengero, ngo kugira mu nzu yanjye haboneke ibyo kurya. Rero umuntu wumva ko gutanga icya 10 atari ngombwa cyangwa se bidakenewe, ajye yibuka ko ari itegeko ry'Imana, yibuke ko kwirengagiza gutanga icya 10 ari nk'uko umuturage yakirengagiza gutanga umusoro. Nuko ngewe mbyumva. Noneho ikindi, uravuze ngo abapasiteri babirwaniramo. Buriya rero abantu ntabwo bagakwiye kwita ku bapasiteri bari kubirwaniramo cyangwa se bari kubikoresha nabi, kuko buri muntu wese azabazwa ibye. Mu by'ukuri nigeze numva hari abantu, niba ari leta yigeze gufasha ngo ikabahagira inka, ariko umuntu bakamuha inka kugira ngo atere imbere, aho kugira ngo ayorore, ahubwo akayigurisha n'ayo mafaranga akayarya. Rero abantu nk'abo babaho, bashobora gukoresha ibintu binyuranije n'icyo babiherewe, ariko ntabwo dukwiriye kubatindaho. Tugomba gukora icyo tugomba gukora, kuko buri muntu wese ngemba mbona azabazwa ibye. None se Pastor Jackie, wenda uratubwiye ngo mu isezerano rya kera, muri Maraki, aho ngaho birimo muri Bibiliya no mu Balewi. Isezerano rya kera n'isezerano rishya bitandukanira he? Isezerano rya kera ni igihe Imana yabanaga n'abantu mu buryo busa nk'aho buri live, ariko noneho isezerano rishya biza gusa nk'aho bihindutse, ari isezerano cyane cyane riyobowe n'Umwuka Wera ndetse n'intumwa. Naho ngaho none se wenda reka nkwibarize, mu isezerano rya kera hari harimo byari iby'amategeko ubundi, ariko isezerano rishya riza ari iry'ubuntu bwa Kristo. None mu isezerano rishya ko nta cya 10 kibamo, kandi mu isezerano rya kera hakaba harimo icya 10, kandi Bibiliya harahitubwira ngo niba nyiri gusezeranya isezerano, ubundi isezerano
rigira akamaro iyo nyiri isezerano yapfuye, Mm. ari we Yesu Kristo yarapfuye. Mm. Kandi ibyari biri mu isezerano rya kera niba byarahindutse, Mm. ubwo ni ukwanga ibya kera biba byarahindutse, noneho igihugu irishyashya rikaba ryarahindutse n'ibihe byayo. Mu isezerano rishya ko nta cya cumi kirimo, ubwo ngubwo aho babidutegeka ni ibihe? mu isezerano rishya nta cya cumi kirimo, ariko Yesu ubwe yivugiye ko atazanywe no gukuraho amategeko. Kandi hari n'aho bigeze kumubaza, ubyibuke neza, baramubaza ngo ariko ko Mose yatwemereye gusenda abagore, wowe ukaba ubitubuza, ni ukubera iki? Yesu arabasubiza ngo ni uko imitima yanyu yari inangiye, ariko icyo Imana yateranije ntihakagire umuntu ugitandukanya. Bivuze ngo rero Yesu ntiyigeze akuraho amategeko, kubera ko uko Imana yari irejo n'uyu munsi niko iri, kandi niko izahora. Kandi uretse n'ibyo, abantu bajye bashyira no mu gaciro. Ubundi 1/10 kigutwaye icyo ugitanze. Imana itagusabye 1/4, itagusabye 1/5, 1/10 ni ukuri nticyagakwiye kukunanira. Urakoze cyane rero Pastor Jackie, Imana iguha umugisha. Ubundi impamvu nakikubajije icyo kibazo ni uko icya cumi mu madini wenda nicyo bavuga, kuko ubirebye abantu benshi cyane, hari igihe nk'abakristo batera ubwoba bavuga ngo nudatanga icya cumi ntabwo uzajya mu ijuru. ugasanga abakristo bafite ubwoba bw'icya cumi. Noneho na wa wundi ufite icya cumi wenda ari asigaje, wenda tuvuge niba afite icyo 1000 aratangamo 100, kandi noneho bigatuma wenda icyo 1000 wenda araguramo utuntu tungahe dukeya, noneho yarya icyo 1000 cyose, bigatuma agira ubwoba ngo ndapfuye, ntabwo nzajya mu ijuru, nkoze icyaha. Ni ukuvuga ngo icya cumi ntabwo kizatujyana mu ijuru, ahubwo icya cumi iyo ugitanze kiguhesha umugisha ukiri mu isi. Ariko no mu mategeko 10 dufite ntabwo harimo icya cumi. Mbese icya cumi ni nka disipurine, abantu babyumve, ni nka disipurine Imana idusaba kugira ngo dukiranuke n'abashumba bacu n'amatorero yacu. Ariko ntabwo ari itegeko ngo ryakubuza kujya mu ijuru, ahubwo ni disipurine. Ni nka kwa kundi ushobora kubwira abantu uti mujye mubana gutya na gutya, ariko ntabwo ari ikintu cyatuma umuntu atajya mu ijuru mu by'ukuri. Kandi ikindi, Imana buriya yaduhamagariye amahoro. Reka buri muntu wese azajya akora ikintu umwuka w'Imana wamukoresheje kandi kimurimo, kandi anagikunze. Buriya nanjye nubwo ndi umushumba, hari igihe umuntu ashobora kunyoherereza icya cumi nkakimusubiza bitewe n'ukuntu nzi ukuntu abayeho. Umuntu atkorera 30,000 ni urugero, yarangiza buri munsi uramusengera mubiziranyeho, ni umugore afite abana, nta mugabo afite, arakodesha. Noneho wajya kubona ukabona akoherejeje 3,000 ngo by'icya cumi. Hari igihe uhita uyamusubiza ukamubwira uti rero buretse ubanze wiyubake, numara kwiyubaka uzatanga icya cumi. Hari n'igihe umuntu aba atanga icya cumi nko mu rusengero, afite nk'akazi k'200, ejo bakakamwirukanaho. Wajya kubona ukabona ari gukubura mu muhanda, wajya kumva ukabona akoherereje 3,000. Mu by'ukuri ukabona ahubwo yari akwiriye no gufashwa. Rero ugerageza kumusubiza ya mafaranga, akakubwira ngo yanga Imana ngo itazanyica, ngo ntazagirana n'Imana ikibazo. Mbese ni nk'inyigisho baba barahawe mu by'ukuri. Ariko reka mbwira abantu ngo Imana yaduhamagariye amahoro rwose, bumve ko umuntu agomba gukora ikintu kimurimo kandi kitamufitiye ingaruka. Urakoze cyane. Ahubwo igisubizo cyanjye uragishubije. Aho ngaho niho nashakaga. Abantu bakorera Imana nta bwoba bafite, ntabwo kubacira imanza. Icyo umutima wawe, icyo umwuka w'Imana uzagutegeka uzakora icyo. Kuko Yesu yabwiye abafarisayo, nubwo iryo jambo wenda ntaje nzi icyo muri bumbaze,
aravuga ngo ibyo mwari mukwiye kubikora ariko na bya bindi ntimubyibagirwe, ntimubyibagirwe kubera ko ntabwo Imana idutwaza igitugu, oya ntabwo Imana ari umupolisi, kubera ko Imana ikomeje kuturushya ntaho twaba twaravuye, nta naho twaba tujya, ahubwo Imana ni Imana y'amahoro. Kandi Imana yabwiye abafarisayo ngo muzi gukorera abantu umutwaro ariko mwe mutakozaho n'imitwe y'intoki. Ariko abantu baduteze amatwi bumve ko Imana iduhamagarira amahoro. Igihe cyose uzumva umutima ukubwira gutanga icya cumi uzagitange, igihe cyose uzumva harimo akabazo uzatuze, ntabwo ari ikintu cyakubuza kujya mu ijuru. Ngewe niko mbyumva. Imana iguha umugisha rero Pastor Jackie, rwose abantu baradukurikiye n'ubundi rwose icyo nzi cyo icyo nicyo gisubizo cy'abapasiteri. Iyaba bose babifataga gutyo abantu bafite ubwoba bw'uko batazajya mu ijuru kuko nta cya cumi batanze, ariko si uko utakagitanze kuko icya cumi gifasha umurimo w'Imana, gifasha abantu b'Imana kuko icya cumi mbese gifasha gukora umurimo w'Imana ngo n'ubutumwa nababwiye ngo ni disipurine, ni nk'intego abantu baba bakwiye kwiha kugira wa murimo ukorwe, ariko ntabwo ari itegeko ryatujyana muri ribu yo mu ijuru. ribu yo mu ijuru. Murakoze cyane rero, reka tuguhe karibu dusengera Imana n'ubundi twinjire mu ijambo ry'Imana. Ako kari akabazo k'amatsiko kugira ngo tugasangize abakunzi bacu. Imana iguhe umugisha, ni karibu. Amen. Mana yacu turagushimiye, tugushimiye ku bw'icano nziza wahagurukije mu gihe nk'iki. Dusengeye Umuremyi TV ngo ukomeze kuyagura cyane, kandi mwami abayumva baha umugisha. Data wa twese, ijambo rye rirambwira ngo ibisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi ni bakeya. Ushimwe kuko mu basaruzi uhamagaye harimo Umuremyi TV. Reka abayigana Data ujye ubahembura, ubane natwe mu ijambo kandi ukora imirimo mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Ni karibu rero Umuremyi TV. Murakoze cyane. Ijambo murashaka ijambo ry'Imana? Wari ko ngiye kubaza ibibazo? Nari nzi ko turi bube mu bibazo gusa, ariko reka twumve n'ijambo. Ibibazo buriya nabirangije. Hari ijambo ry'Imana rijya rimfasha, riri muri Luka, ibice 10. Ni icyo kintu ni nk'indamukanyo naramutsa abantu bo ku Umuremyi TV. Yego. Luka ibice 10. Luka ibice 10 duhere ku murongo wa 30. Tukavuga ku Musamariya mwiza. Reka mbwira abantu ngo Yesu niwe Musamariya mwiza ku buzima bwabo. Imana yacu nishimwe cyane. Amen. Hari igihe umuntu abaho agatekereza yuko hari abantu bazamugirira imbabazi, hari abantu bazamugirira neza, hari abantu bazamurengera, hari abantu bazamutabara, ariko reka mbwira abantu ngo bakeneye Yesu kuko ariwe Musamariya mwiza. Imana yacu ishimwe cyane. Reka dusome iri jambo, tuhere ku murongo wa 25. Haravuga ngo umugani w'Umusamariya w'umunyambabazi. Nuko umwe mu bigisha amategeko ahagurutswa no kumugerageza ati, mwigisha nkore nte kugira ngo ndagwe ubugingo buhoraho? Nawe aramubaza ati, byanditswe bite mu mategeko, ucyo uyasomamo n'iki? Aramusubiza ati, ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'imbaraga zawe zose n'ubwenge bwawe bwose, kandi ukunde na mugenzi wawe nk'uko wikunda. Yesu aramubwira ati, unshubije neza, nugenza utyo uzagira ubugingo. Ariko uwashatse kwigira shyashya abaza Yesu ati, harya mugenzi wanjye ninde? Yesu aramusubiza ati, hariho umuntu wavaga i Yerusalemu
amanuka i Yeriko agwa mu gico cy'abambuzi, baramwambura, baramukubita, barigendera, bamusiga ashigaje hato agapfa. Nuko umutambyi amanuka muri iyo nzira, amubonye arakikira arigendera, n'umurewi wahageze nawe abigenza atyo, amubonye arakikira arigendera. Ariko umusamariya wari mu rugendo nawe amugeraho, amubonye amugirira impuhwe, aramwegera, amupfuka inguma, amwomoza amavuta ya elayo na vino, amushyira ku ndogobe ye, amujyana mu icumbi ry'abanditsi, aramurwaza. Bukeye bwaho yenda idenariyo ebyiri, aziha nyir'icumbi ati, umurwaze, kandi ibyo uzatanga byose ku birenze ku byo ngusigiye nzabikwishyura ngarutse. Noneho utekereza ute? Muri abo batatu ninde wabaye mugenzi w'uwo waguye mu bambuzi? Aramusubiza ati, n'uwamugiriye imbabazi. Yesu aramubwira ati, genda nawe ugira utyo. Imana yacu ishimwe. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe cyane. Reka mbwira abantu bakurikiye Umuremyi TV, mbabwire ngo mugenzi wawe n'uzakugirira imbabazi. Imana ishimwe cyane. Kandi mugenzi wawe ni wa wundi uzakurengera mu gihe kigoye, mu gihe gikomeye. Imana yacu nishimwe cyane. Reka nkubwire ngo nta wundi musamariya ukeneye uretse Yesu w'i Nazareti. Imana yacu ishimwe cyane. Abantu babasha kuza mu buzima bwacu bafite ikintu bashaka, ariko iyo bakibuze bahita bagenda, kandi niyo bakibonye baragenda. Ariko uyu munsi wowe unkurikiye, wowe uri maso, haleluya, reka nkubwire ngo mugenzi wawe ukeneye n'ugiye kukugoboka, n'ugiye kukurengera. Imana yacu nishimwe. Wasanga wari ukeneye ko akukura muri iyo situwasiyo, wasanga wari ukeneye kumushumba gukura muri iyo situwasiyo, wasanga wari ukeneye kumuririmbya gukura muri iyo situwasiyo. Ariko reka nkubwire ngo nta muntu uzahagukura, uzahakurwa n'Imana, uzahakurwa na Yesu. Yesu niwe ujya udukura muri situwasiyo mbi. Yesu niwe ujya uturengera. Haleluya. Umuririmbyi aravuga ngo nduburira amaso yanjye ku misozi, ngo gutabarwa kwanjye kwava he? Asoza avuga ngo ni ku Uwiteka waremye ijuru n'isi. Imana yacu ishimwe. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe cyane. Ngo nuko uyu muntu ngo yashatse kwigira shyashya, abaza Yesu ikibazo cyo kumugerageza, cyo kumubaza ngo ariko ubundi mugenzi wanjye ninde? Ariko reka nkubwire ngo mugenzi wawe n'ugiye kukugirira imbabazi, n'ugiye kugutabara, reka nkubwire ngo akira ubutabazi bw'Imana, akira kwibukwa n'Imana, akira kurengerwa n'Imana. Hari abo wagiriye neza, ariko ntago ari bo bari bukwibuke, ntago ari bo bari bukwiture, ntago ari bo bari kukugarurira neza, ahubwo ineza iraza kukugarukira iturutse ku Mana yonyine. Haleluya. Imana yacu nishimwe. Ndagira ngo nkubwire ngo ibyiringiro byose aho wari ubishyize ubikureyo, uzana ibyiringiro byawe bishyire mu Mana. Ni kenshi Imana yagiye dutabara idakoresheje aho dutekereza, idakoresheje abo twagiriye neza, idakoresheje abo twafashije. Wafasha umuntu ejo akagusebya, wafasha umuntu ejo akagusenya, wakorera umuntu ejo akaguhemba nabi, ariko dotaya neremene foya. Ariko Imana yacu ngo ihemba neza, ntabwo yambura. Imana ishimwe. Ngo nuko aramubaza ngo mugenzi wanjye ninde? Yesu kugira ngo amusubize ahita amucira umugani, ari wo mugani Imana iducira uyu munsi. Aramubwira ati, hariho umuntu wavaga i Yerusalemu agiye Yeriko, ariko agwa mu gicu cy'abambuzi, ngo baramukubita bamugirira nabi, ngo bamusigashigajeho gatoya ngo apfe. Ngo nuko umutambya amunyuraho arakikira arigendera, umurewi arakikira arigendera. Ngo ariko haza kuza umusamariya wari mu rugendo. Reka nguhanurire wowe udukurikiranye, reka nkubwire ngo Imana iguhaye umusamariya. Reka nkubwire ngo Yesu akubereye umusamariya. Wa mugore we muri urwo rugo akira umusamariya, wa mugabo we muri ako kazi akira umusamariya. Imana ishimwe. Rotape fodotaya. Hari ukuntu Imana igiza ikiyambika ishusho y'umuntu, ariko ari Imana ije. Hari ukuntu Imana ikwishyurira minerevare ukagira ngo ni umuntu, ariko ari Imana yambitse ya shusho ya wa muntu. Imana igiye kuza ku buzima bwawe. Haleluya. Kandi Imana ikoresheje inzira utamenyeye. Imana iciye aho utatekerezaga. Uyu yarazi ko abatambyi bamutabara, ariko ubutabazi bwe ntibwabonekayo. Uyu yarazi yuko abarewi bamugirira impuhwe kubera ko basenganye, ariko ntago byemeye. Reka nkubwire ngo hari ahantu waburiye ubutabazi, hari ahantu waburiye, ariko reka nkubwire ngo akira umusamariya mwiza. Imana itanze umusamariya mwiza. Ku Muremyi TV Imana itanze umusamariya mwiza. Imana
imana itanze umufiyanse mwiza. Yewe mukobwa akira umufiyanse w'umusamariya. Tapi fodotaya. Iyo umusamariya aje ntago akubaza imyaka ufite. Iyo umusamariya aje ntago akubaza amazu wakodesheje uko angana. Iyo umusamariya aje ntago abaririza inshuti zawe ngo mbese urakijijwe n'ukijijwe. Umusamariya akora icyo agomba gukora. Ariko dotayini enefaya ngo Yesu asoza amubaza ngo ariko muri aba bose mugenzi we ninde? Ngo aramubwira ngo niwamugiriye imbabazi. Reka nkubwire ngo Yesu agiye kukugirira imbabazi. Yesu agiye kukurutira abo wagiriye neza. Agiye kukurutira abo mwasenganye. Agiye kukurutira abo mwasangiye. Agiye kukurutira bariya bose. Yesu niwe ubaruta. Haleluya. Lebone taya donefo. Imana yacu nishimwe cyane ngo nubwo Mose yapfuye, muyobozi w'uru rugendo Kalebu na Yosuwa nabo ntibakiriho, ariko dufite ubaruta. Yesu niwe ubaruta. Yesu ariho bavandimwe. Imana yacu ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Ndumva ubuhanuzi buri kumbwira ngo Yesu agiye kukugirira imbabazi, kandi niwe ugiye kuba mugenzi wawe. Akira Yesu. Buriya ngo inshuti iboneka mu byago, inshuti iboneka mu byago, ariko Yesu arabonetse ku buzima bwawe. Yesu arakurengeye. Iyo kredi Yesu ayigezeho, iyo divorce Uwiteka arayihagaritse kubera yuko akubereye mugenzi wawe. Abandi bumvaga yaba ugaseba, ariko ntabwo uri busebe. Imana ishimwe. Haleluya. Ndabona hari abantu Imana itabaye mu ibanga. Imana ishimwe. Imana igutabaye mu ibanga. Yewe Imana igutabaye mu ibanga. Hari abantu bari bazi ko bigiye gucika, bigiye gusakuza, ariko akira gutabarwa mu ibanga. Ngo bazadushaka batubure twibereye mu bisubizo. Hari abantu bajya bamenyera ko aribo badutunze, aribo batubeshejeho, ariko reka nkubwire ngo Imana ijye gutabara mu ibanga, igakoresha umusamariya. Reka nkubwire ngo uyu munsi hagiye gukora umusamariya. Imana ishimwe cyane. Atura ijambo rivuga ngo uyu munsi hakoze umusamariya. Reka nkubwire ngo umusamariya ntabwo muba muziranye. Umusamariya tapi fodotaya nta nubwo yakuvuga ngo yarakwambitse urarengwa, kubera ko hari abantu bakuvuze nuko atari umusamariya, ni mwene wanyu wakuvuze. Ariko akira guhura n'umusamariya utazakuvuga. Numva nta nubwo bizwi, nta n'umuntu uzamenya ko mwahuye, nta n'umuntu uzamenya ko yagufashije. Akira umugisha uri private, akira umugisha utazwi, akira umugisha abantu batazaroga, akira umugisha abantu batazagambanira, kubera ko ni umugisha uturutse ku musamariya. Imana ije yiyambitse umusamariya, ariko akira ubutabazi buturutse ku Mana. Imana iguha umugisha, Imana ikugirire neza. Haleluya. Ndumva nasengera abantu muri uyu mwanya mwiza wo kwakira umusamariya mwiza. Ndumva nasengera abantu bari bafite ibibazo ariko badafite inzira, badafite ubutabazi, aho biringiye hose byaranze. Ngiye gusenga mvuga ngo Mana data tanga umusamariya mu izina rya Yesu. Mana yacu uri Imana ikomeye, uri Imana ishobora byose. Mana wampamagaye urambwira ngo mpinduye umuvugizi. Reka data wa twese aka kanya ngoherereje ibyifuzo byose by'abantu bakurikiye Umuremyi TV mu izina rya Yesu Kristo. Uri Imana ivuga bikabategeka bigakomera. Ndahamagara umusamariya mwiza kuri uyu mubyeyi, ndahamagara umusamariya mwiza kuri uyu mukozi wawe, ndahamagara umusamariya mwiza kuri uyu mukobwa, ndahamagara umusamariya mwiza kuri uyu musore, ndahamagara umusamariya mwiza kuri uyu mushumba udukurikiye, ndahamagara umusamariya mwiza kuri iyi cano mu izina rya Yesu. Urakoze Mana ko utanze ubutabazi budafite inkurikizi. Izina ryawe rishimwe. Amen. Imana iguhaye ubutabazi budafite inkurikizi mu izina rya Yesu. Amen. Imana ishimwe cyane rero Pastor Jackie. Imana igumugisha. Amen. Kandi igukomeze ikurinde. Haleluya. Imana itanze umusamariya. Namwe abadukurikiye rero Imana ibahaye umusamariya. Umuhanuzi Imana yasize amavuta. Arabivuze ngo Imana itanze umusamariya kuri buri muntu wese udukurikiye. Amen. Kandi tubasaba umugisha badukurikira. Kandi reka uduhe nimero zanyu n'ubundi
hari benshi cyane badukurikira kugira ngo nibagukenera bazakushake ubasengere. yego Yesu abaha umugisha, ariko Imana impaye mesaje irambwiye ngo hari abantu badukurikiye bari bafite ibyifuzo by'akazi, irambwiye ngo icyo kintu Imana igikoze mu buryo bwihuse, kandi Imana irambwiye ngo hari umuntu wari utwite udukurikiye ariko yari afite ubwoba, ariko numvise Imana imbwira ngo itanze ababyeyi bazima n'abana bazima. Imana irambwira ngo hari abantu ikuyeho umwaku, hari abantu bafite inyatsi, ariko Imana irambwiye ngo aka kanya kubw'umusamariya mwiza yejeje ibiganza byabo. Imana rero ibahereze umugisha kandi Imana ibagirire neza. Nimero yanjye umuntu akeneye ko dusengana ni 0781 15 27 36, 0781 15 27 36. Imana ibaha umugisha kandi mwakire umusamariya mwiza. Ndabizi ko nzagaruka abantu bafite amashimwe. Amen. Amen.